Muraho amahoro y'Imana abane namwe. We wisanze hano kuri Second Chance Ministry, turakwakiriye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Wiyumvemo ikaze, turakwakiriye hirya no hino aho uri, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia, muri Afrika, muri Europe, mu birwa bya Atlantique, hano mu Rwanda, aho uri hose naho twibagiwe tubwire. Turabizi ko mudukunda, turabizi ko mudusengera. Imana ibahe umugisha kudukunda, Imana ibahe umugisha kudusengera, Imana ibahe umugisha kudushyigikira. Tugira intero ivuga ngo ndi umunyamahirwe. Uyu uvuze ngo ndi umunyamahirwe, hari ibintu usenya, hari ibintu usenye mu isi y'umwuka, ubusenya ibiyakwambura, ubusenya abayakwambura, ubusenya amajwi y'abantu bose. Second Chance rero yavutse Imana ivuga ngo ingingana n'aba bantu, ndaza kubaha umugisha. Haleluya, ndaza kubaha ayandi mahirwe. Rero mu gusengana nanjye, mu kwingingana nanjye binyuze mu ijambo, hari isezerano Imana izasohoza, izana ayandi mahirwe. Tujya dutakaza amahirwe mu kwizera abantu, mu kutamenya, mu bujiji, mu byaha, hakagira amahirwe menshi mu kuvuka nabi, mu karande mbi, hakagira amahirwe menshi tugira gute dutakaza. Imana rero iguhana umugisha wowe udukunda. Uyu munsi rero kuwa gatanu ni umunsi Imana yaduhaye isezerano ryo gusohoka mu bishaje tukinjira mu bishya. Tugira amateraniro, ujye ubana natwe uri hafi. Tugira amateraniro kuva ku wa mbere tugiye kujya tuba duteranira hano i Remera kuri Nazarene muri Second Chance Ministry. Ujye uza wifatanya natwe muri ayo materaniro yo kwinginga, yo kubohoza, yo kwinjira mu cyumweru gishya, ndetse twinjira no mu bihe bishya no mu masezerano mashya azajya atangira saa 7 kugera saa 2. Ngwino ujye ubana natwe, tuzagirana ibihe byiza. Urarike inshuti, urarike wowe ukunda gusenga, wowe ukunda kumva ubuhanuzi. Ni icyumweru cyo kumva ubuhanuzi bw'icyumweru cyose, ni icyumweru cyo kumva ubuhanuzi bw'ukwezi kose. Ni wa mbere ufungura ibya mbere, ufungura ni ukwakira urufunguzo rw'iminsi, rw'ibihe, rw'iki. Rero ujye uzubane natwe, nzi ko hari byinshi Imana izakora mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wo kuwa gatanu turasenga kugira ngo Imana idukure mu bishaje, itwinjiza mu bishya. Dufite amasengesho y'iminsi 40 azasoza ku itariki ya 9. Ni ibihe Imana ihora iduha byo kubyara. Turabyara, hari ikintu tuba tugomba kubyara, hari icyo Imana iba yaravuganye natwe umwaka ugitangira, tuba tugomba kugisingira, tuba tugomba guhura n'ababyaza bazima, tuba tugomba guhura n'umuriro w'ibise, tuba tugomba guhura, haleluya, n'indi myambaro mishya, tuba tugomba kwakira ibintu bishya. Rero uvuga uti ndabyara mu izina rya Yesu, uvuga uti ndakira mu izina rya Yesu, ndabona ibishya mu izina rya Yesu, ndinjira hashya mu izina rya Yesu, ndabona amavuta mashya. Hari ibishaje ngiye kuvamo, hari ibishaje ngiye gusohokamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi turasohokera rero muri uyu muryango w'ijambo riri muri Zaburi. Haleluya. Zaburi ya 3, Zaburi ya 3 haravuga ngo kuva ku murongo wa 2, haravuga ngo Uwiteka, erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Benshi baravuga bati nta gakiza afite ku Mana, ariko wowe uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi wera. Haleluya. Nararyamaga nkasinzira ngakanguka, kuko Uwiteka ari ujya ndamira. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Uwiteka, haguruka Mana yanjye, nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose ku gisenda abageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Haleluya. Imana ishimwe. Hari ibintu bishaje tugiye gusohokamo, hari ibintu bishaje utinzemo, hari amateka ashaje, hari inkuru zishaje, hari ubuzima bushaje, hari intambara zishaje, hari ibintu bishaje ugomba gusohokamo. Haleluya. Hano ijambo riravuze ngo abanzi, haleluya, abanzi banjye baragwiriye. Uko iminsi igenda abanzi baragwira. Haleluya. Hari ikintu cyantangaje
muri iyi minsi umuntu aragusaba utamuha ukawubaye umwanzi, umuntu aragusura aho ari wowe utamusura bitewe ntamenye n'impamvu utamusura ukawubaye umwanzi. Umuntu ashaka gukora ibyo washaka utabikora ukawubaye umwanzi. Rero uko iminsi igenda iza abanzi baragwiriye, ariko ugomba gusohoka muri abo bantu bashaje. Vuga ngo ndabasohokamo. Hari abantu bashaje ugomba gusohokamo. Ucyumva rino jambo rirabagusohoramo. Abantu b'amatiku, abantu b'ubujajwa, hari abantu uri busohokemo, abambuza, abesikoro urabasohokamo, abantu batubaka badashyigikira. Rero abanzi banjye, uko rero ukomeza ugendana n'abantu bagiye kure y'Imana, niko ugenda urema abanzi, ugenda wikururira abanzi. Ariko kugira ngo winjire mu bintu bishya, nuko hari abanzi bawe ugomba kuva mu isi barimo, mu izina rya Yesu. Abanzi banjye baragwira, abangomeye, abangutugomera, abatwanga, abaduteranya, abagira gute, abo bose nabagira gute, nabatugomera. Ngo ariko wowe Iteka uri ingabo inkingira. Haleluya. Imana iragukingira amacumu yawe, Imana iragukingira. Tujye gufatanya gusenga, Imana igukingira ubumara bwawe, Imana igukingira ubugambanyi bwawe, Imana igukingire kugira ngo ubashe kwambuka. Haleluya. Iyo umuntu ari ku rugamba yambara antibari kugira ngo imukingire amasasu ntagire gute, ntamugereho amasasu yabo bari kurwana nabo. Hari abantu muri kurwana, hari abakurwanya, hari ibikurwanya, ariko dufite Imana. Haleluya. Dufite Imana iri bugukingire. Vuga ngo irabinkingira. Imana kera twari tuvuga ngo ibakingire ibikarito ikingira ibikarito, ibakinge ku maso, utambuke uve muri ubwo buntu bwabo bushaje, muri ibyo bintu byabo bishaje ubivemo. Haleluya. Ngo ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi wera. Haleluya. Tumaze igihe dutaka kuva mu kwa mbere kugeza ubu, dutaka kubera abaturwanya, kubera abaturoga, kubera abadusenya, kubera abaduharabika, kubera abaturyarya, kubera abatwica urubozo, kubera hari abantu, hari ibintu umaze igihe utakira, igihe kirageze ngo ubisohokemo. Vuga ngo ni iki gihe ngomba kubisohokamo mu izina rya Yesu. Ndumva ari iki gihe ngomba gusohoka muri aba bantu batakebwe. Ni igihe ngo ugomba gusohoka mu barushya umutima wawe, ni igihe ugomba gusohoka mu baguhambiriye, mu bakuroga, mu baguteranya, ni igihe ugomba kubasohokamo. Vuga ngo ndabasohokamo mu izina rya Yesu. Iri jambo Zaburi ya 3 bagusohoremo. Ubwira Imana ngo ndabasohokamo, ndasohoka muri izi nkuru zishaje, ndasohoka muri izi ntonganya zishaje, ndasohoka muri iyi miryango ishaje. Uvuga uti ndabisohokamo. Havuga ngo nararyamaga nkasinzira. Mwene data, ugomba gusohoka muri iyo si ishaje idasinzira. Urara utekereza amadeni, urara utekereza ngo none ndanyura he, urara utekereza ngo noneho ndisobanura nte, urara utekereza ngo ubuse nditwara gute. Hari isi ugomba gusohokamo. Vuga ngo ndahasohoka mu izina rya Yesu, ndabisohokamo. Usohoke muri izo ndwara zishaje. Haleluya. Hari igihe umuntu adasinzira yibutse ikintu bavuze, hari igihe adasinzira yibutse ibintu bamukoreye, hari igihe adasinzira kubera abacuraguzi baravuga ngo najyaga nsinzira. Niki cyakubuzaga gusinzira? Uyu munsi gisohokemo. Vuga ngo ndahasohoka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ngakanguka ko Uwiteka ari we undamira. Uwiteka aracyari ya Mana. Ongera uyigirire icyizere. Haleluya. Ongera uyigirire icyizere, urahasohoka. Hamwe n'iri sengesho ubyature ubibwire utumva ndahasohoka. Aya madeni ndayasohokamo, uru ruvugo ndarusohokamo, izi nduru z'urugo ndazisohokamo. Haleluya. Ibi bintu bidashite ndabisohokamo, iyi gereza ndayisohokamo. Aka gasuzuguro byemeze, byature ibyo bintu bihano, bibwira uti birarangira, ibintu bishaje, ibi bintu bishaje ndabisohokamo, ubu buzima ndabusohokamo mu izina, ibu buzima bwo gupfundikana ndabusohokamo mu izina rya Yesu.
uti ndabisohokamo ibintu bidafite izina, bidafite ibintu bibuza kuryama, bibuza gusinzira. Ndavuga n'umuntu umaze igihe adasinzira, ndavuga n'umuntu umaze ibintu bitamusinziriza. Uvuga uti ndabisohokamo. Iri jambo ndasengera muri Zaburi ya 3, ndabisohokamo. Uwiteka we ndabisohokamo, ibi bintu ndabisohokamo mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Uwiteka, haleluya, sinzatinya abantu inzovu bangoteye impande zose. Haguruka Mana yanjye, haguruka. Aya masaha reka duhagurutse Imana, haleluya. Haguruke nko mu bihe byatambutse, haguruke nka cyagihe wari ugo, haguruke nka cyagihe, haleluya, cyagiye ku Bisiraheli inyanja yababujije gutambuka ikayicamo kabiri. Imana haguruke. Yesaya ivuga ngo haguruka, ambara ukuboko imbaraga. Haleluya, ribo santarabo. Haguruka wambara imbaraga, mbaraga kuboko kw'Imana. Haguruka, tubwire Imana ngo haguruka, haguruka, haguruka. Leborata sekrabra. Haleluya, sinzatinya. Nuhagurukana nanjye sinzatinya bandwa. Nuhagurukana nanjye iyi situation ndayisohokamo. Nuhagurukana nanjye haretese profile drekebo. Nuhagurukana nanjye, hagurukana nanjye ejo nk'iki gihe. Vuga intsinzi yawe, hagurukana nanjye. Ariko umva, hagarara gutya wemye, bwira Imana uti hagurukana nanjye muri iki kibazo ngisohokemo. Hagurukana nanjye muri aya madeni nyishyure. Hagurukana nanjye iyi divorce iveho. Hagurukana nanjye, hagurukana intsinzi. Hagurukana nanjye tugenda n'ibendera ry'ubutsinzi. Hagurukana nanjye ubu burwayi bukubone bwiruke mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo haguruka. Mpamvu utazatinya si uko ibigutinyishije bidahari, ahubwo nuko uzaba uhagurukanye n'ubirusha imbaraga. Nuhagurukana n'ubikanga birakangika. Nuhagurukana n'Imana, haleluya, urabisohokamo nta udakoresheje imbaraga nyinshi, kubera ko iyo muhagurukanye ifite imbaraga nyinshi. Nuhagurukana n'Imana, haleluya, wongera ubwira Imana ngo Mana ndashaka kubisohokamo. Duhagurukana na hagurukana nanjye mve muri ubu bushome. Hagurukana nanjye ribo santerebo rekota karama shenterebo. Bwira Imana ngo ndashaka kuhasohoka. Zinkuru zishaje ndashaka kuzisohokamo. Uribo santa kasa katakarakote kerebo rama soto korikete kele hosa kiribo. Vuga uti ndahagurukana na, hagurukana na. Turwane Mana, turwanya abarozi. Abarozi baroga abantu, abarozi bandogera mu nzira, abarozi bandoga amagufa. Hagurukana na, hagurukana inkota. Zaburi ya 35 nivuga ngo hagurukana icumu n'intagara. Kura icumu mu ntagara. Hagurukana ingabo nini n'intore. Hagurukane kundwanirira, haleluya. Mana haguruke kukurwanirira. Mana haguruke gukubitira ababisha. Mana haguruke kubatsemba. Mana haguruke kubanyanyagiza. Mana haguruke batatanye retekerebo. Bantu uvuga uti mva ndabisohoka, ibi bintu ndabisohokamo. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Hariho umuvandimwe umwe wampaye ubuhamya. Yampaye ubuhamya bw'ukuntu yicara avuga atumva ibi bintu byo guhora ntegera amaboko umugabo ndabisohokamo. Aravuga ngo arabisohokamo. Kajya arasenga avuga atumva ndahamagara ifite amaboko, ndahamagara y'amaboko, haleluya, ndahamagara isumbya abantu amaboko, ndahamagara isumbya umugabo amaboko. Yanga kuryama ijoro rya mbere, yanga kuryama ijoro rya kabiri, aragenda agera nko ku majoro angahe, ajya kumva umuntu ngo yumva aramuhamagaye, akora ikintu cyahinduye ubuzima. Asohoka mu gutegera abantu amaboko, asohoka mu gutegera umugabo amaboko. Muri aya masengesho y'iminsi 40 hari ibintu bishaje ugomba gusohokamo.
vuga uti ndabisohokamo. Hari inkuru zishaje ugomba gusohokamo, hari karitsiye ishaje ugomba gusohokamo, hari ibintu bishaje uhora ugerageza, hari inkuru zishaje ugomba gusohokamo, hari amateka ashaje ugomba gusohokamo. Sinzi niba hari umuntu uri kunyumva avuga ngo ninjye uri wumva ndi bubisohokemo, wakira umuriro wo kubisohokamo. Sinzi niba hari umuntu uri kubyakira yumva umuriro, yumve lebo santarabo. Hari utuzu dushaje, hari lebo santarakrafari, hari abantu nabo ugomba gusohoka. Uzi guhorana n'abantu batazana impinduka urabasohokamo, guhorana n'indyarya, guhorana n'abagushyikira amenyo, n'abakuryaniriza urabasohokamo. Ijambo ryavuze ngo abanzi banjye baragwiriye. Abantu bajya baba abanzi bacu kubera iterambere, kubera aho Imana iri kutugeza, kubera ibyo Imana ikora. Abantu bakirema bakakwanga, nta kibazo ufite. Kuba hari abantu bashakaga kuguma, hari ibintu bashaka kugumamo, kandi iyo tugendana nayo ni Imana ikura mu bwiza ishyira mu bundi. Haleluya. Kubera gusa wubatse, kubera gusa wateye imbere, wahuye n'abandi bantu ugasanga basohokemo. Vuga ngo aba bantu bashaje ndabasohokamo. Uhure n'abantu bashya bakubaka mu izina rya Yesu. Hari karitsiye uturamo ikakumenyera, kakumenyera ukiye ubasohokemo. Vuga uti ndahasohoka. Karitsiye ubamo amateka nahinduke, ukajya wumva nta gishya wumvishe basohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ubucuruzi bwo gupfundikanya, munsi wagiye biranga, ejo bundi wagiye biranga, ejo bundi wagiye biranga, urabisohokamo. Haleluya. Ugomba kuva mu isi igerageza, ugomba kuva mu isi Yeshuwa, ugomba kuva urahasohoka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ejo bundi nibwo nari ndimo gusenga muri aya masengesho, umwuka w'Imana araza arambwira ngo igihe cyo kuba mu bintu bituzura. Ya dokra, sinzi niba hari umuntu uraha ngo unyandikire inbox kuri telefone umbwira uti hari ibintu nanjye bituzura. Ibyo bintu bituzura tubisohokemo, twinjire mu bintu byuzura. Mwuka arambwira ngo igihe kirageze umuntu yinjire mu bintu byuzura. Ugasanga ikintu uragikoze cyakurangira, ejo utangiye ikindi, huye n'umuntu ntacyo mwujuje, ejo utangiye uwundi. Sohoka muri ibyo bintu bishaje. Imana izane kode imwe, Imana izane password imwe, Imana izane umuntu umwe, Imana izane igitekerezo kimwe. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Yibwira uti hagura. Imana ihagurutse, ihaguruka. Haleluya. Irahaguruka, gahagurukana izindi mbaraga zisumba izo wari uri kugenderamo. Imana ishimwe cyane. Aya masengesho uvuga ngo va mu bishaje, va mu bintu bishaje. Hari ibintu bishaje uri kwiyumvamo, bivemo. Vuga ngo ndabivamo. Tera intambwe, tera imwe, tera zirindwi. Ahantu uri kora acte prophetique. Abantu bari muri twe bafite andi mahirwe, ujye ukora ibimenyetso by'ubuhanuzi. Niba wavuze ngo ndabivamo, tera intambwe ubivemo. Niba ari ubwo burwayi, tera intambwe, gerageza ugire ikintu ukora. Ubwo Imana uti ndabuva, ubu burwayi ndabuvamo. Gerageza. Niba ari imyambaro, sa nk'ugira ibintu wiyambura, uvuga uti ndambara ibishya mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga uti ndava mu bintu bishaje, ibi bintu biri aha ndabivamo. Iki gihugu ndashaka kujya mu bishya, ndashaka telefone nshya mu matwi yanjye, ndashaka promosiyo nshya, ndashaka kuva muri promosiyo. Ugasanga umwana wa mbere ku mushahara, umwana wa kabiri aracyari wawe, n'umwana wa gatatu aracyari wawe. Yava kuri uwo mushahara ushaje. Ibintu byarazamutse ku isoko, ibintu byarazamutse. Va mu bintu bishaje mu izina rya Yesu. Imana dukorera ni Imana ivana mu bwiza ijyana mu bundi. Byature. Inzu niyo washakiyemo niyo ukirimo. Dufite Imana y'amazu, ntabwo dufite Imana y'akazu. Ntabwo dufite Imana y'inzu, dufite iy'amazu. Va muri iyo nzu ishaje. Agakiza gashaje, naguye nabyutse, naguye nabyutse. Va muri ako gakiza gashaje, winjire mu gakiza gashya kazima. Haleluya. Va mu buhamya bushaje. Imana dukure mu buhamya bushaje, nanjye ndimo. Tujye mu buhamya bushya. Iyi minsi turayivamo.
turinjira mu kwa cyenda dufite ubuhamya bushya, turinjira mu kwa cyenda dufite amasezerano mashya, turinjira mu kwa cyenda dufite igitangaza gishya. Abantu tugiye gukorana aya masengesho, muranyura ama inbox, munyandikira ibyifuzo, munyandikira amasaha, dusenge, duhamagara Imana, umva turabyara. Vuga ngo ndabyara ikintu gishya, ndabyara isezerano rishya, ndabyara igitangaza gishya. Iyi minsi 40 ndabyara. Haleluya, Imana ishimwe. Ubwo Yesu Kristo yaragiye kutubyara nk'abana b'Imana, ngo amaze kubatizwa agiye ku musozi, ajya kumara iminsi 40. Buriya yaragiye kuza kwitegura kugira ngo uyu munsi mbe ndi umwana w'Imana. Haleluya, yaragiye guhangana. Niko birivuga ngo amara iminsi 40 ageragezwa na Satani. Iyi minsi 40 rero tugiye guhangana n'ibituma tutinjira mu bwiza, tugiye guhangana tuzinduke dusenya, twige inzira zose, ariko turabyara. Vuga ngo ndajya mu bishya. Haleluya, turinjira mu bintu bishya, turinjira mu bantu bashya, turinjira mu mateka mashya, turinjira mu mashimwe mashya, turinjira mu masezerano mashya mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga ngo ndi umunyamahirwe kubera ko mu Imana yaturanyije ninjye. Amen, amen. Kugira ngo umuntu agutuke, igitutsi gihora ari kimwe, injira mu bishya. Umuntu agukomeretse ikintu gihoraho, injira mu bishya. Umuntu agukorera n'isitwariza, injira mu bishya. Vuga ngo hari ibintu mpaze mu matwi yanjye, wa Mana we, hari ibintu mpaze, hari ibintu mpaze kumva, hari inkuru mpaze kumva, hari haraborakaterewe, hari ibintu mpaze mu kanwa kanjye. Shaka ibintu bishya, shaka amateka mashya, shaka amashimwe mashya. Hari ibintu mpaze, hari ubuhamya mpaze, hari inkuru mpaze, hari amazina mpaze, hari ibintu mpaze guhora mvuga mu izina rya Yesu. Hari imyambaro mpaze, ndasohora. Winjiye muri garderobe, usohora imyambaro ishaje. Haleluya, kugira ngo imishya ibone aho yinjira. Amen. Vuga ngo abanzi banjye baragwiriye impande n'impande, ariko mpaze kuba hafi yawe. Haleluya, hagurukana nanjye. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndashaka kubyizera muri aya masengesho turimo. Umunsi wo kuwa gatanu ni umunsi Imana yaduhaye, tuvuga ngo va mu bishaje, va mu bishaje. Vuga ngo ndabivamo, va mu bishaje. Nibiki bishaje, bivemo. Nibiki uri kumva bishaje, bivemo. Winjire mu bishya, iyatureho, ihanurire. Ni umunsi wo kuwa gatanu wo guhanura, ni umunsi wo kuwa gatanu wo kurwana n'ibintu bishaje, combat spirituel. Uyu munsi wo kuwa gatanu Yesu yavuye muri ibyo ngibyo abantu bapinga, siri umwana w'Imana, siri iki, aramanuka aravuga ati umva ngiye kurwana, urufunguzo ndarwaka kandi ndaza nafunguye. Ni igihe cyo kuzana urufunguzo rw'isi nshya. Haleluya, nukurwana, rwana usohoka, rwanya abarozi bahora bakurwanya ugahora mu burwayi, mu bintu bishaje. Rwanya abagome, sohoka mu bishaje mu izina rya Yesu. Sohoka mu mateka ashaje, sohoka muri iyo sindi ishaje. Sohoka abagome bagushize, sohoka abagambanyi bagushize, sohoka amateka yagushize, sohoka ibihombo byagushize. Hasohoke nawe waturuta inda, sohoka mu izina rya Yesu. Ko tuvuga ngo sohoka, hari ibintu biri kundeboreva, biri kunyeganyega. Vuga uti ndahasohoka. Tangira ubivuge mu mazina. Wa nkuru wenda gusohokamo, wa mateka wenda gusohokamo, wa buzima wenda gusohokamo, ubibwira uti ndabisohokamo. Aho hantu hasohoke. Abo bagome basohokemo, abo bagambanyi basohokemo, abo banzi basohokemo. Uwiteka agurukanye nawe, Uwiteka agurukanye nawe ari afite intsinzi, Uwiteka agurukanye nawe ari umurwanyi unesha, Uwiteka agurukanye nawe. Haleluya, akwinjije mu muryango mushya, akira urufunguzo rw'ibishya. Riko takarama seketerebo, akira urufunguzo rw'ibishya mu izina rya Yesu. Akira urufunguzo rw'ibishya mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye kumva ibishya Imana ikugejeje, uduha ubuhamya. Dukeneye kumva intambara turi bugufashe, kugira ngo kuwa gatanu tuzongere
twinjire mu bishya, hari ibindi twagusohoyemo. Iyi minsi yose tuba hari ibintu turi gusoramo. Dukeneye kumva ibyifuzo byawe, dukeneye kumva, haleluya, dukeneye kumva amashimwe kugira ngo akomeze abarimo anayabasohoremo. Ahari ishimwe ryawe ryaba urufunguzo kugira ngo undi nawe agire gute asohoke. Icyifuzo cyawe twakingingira Imana ikakibyaza ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Imana rero iguha umugisha, ukomeze udufashe ubutumwa, ushyigikira bagenzi bawe, ububahereza ikigufashije ukimuha. Mu masengesho yazinduka uharura inzira, ubararike baze baharura inzira. Mu masengesho nk'ayo kuva mu bishya, mu bishaje tujya mu bishya, umurarike, haleluya, ibikorerwa aha. Wowe uje uri mushya ukore subscribe, komeza udushyigikire udusengera, ntukaryama utadusengeye, ntukarangiza umunsi utadusengeye. Sengera kugira ngo Imana ikomeze iduhe amahirwe y'ibishya, natwe tukugezeho ibishya. Dushyigikire, tuzamura amaboko. Uyu murimo ukeneye amaboko, tubere akuboko, tubere ukuboko. Urabona amazina, urabona telefone, icyo Umwuka Wera ashyira ku mutima wawe, dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Rero Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.